umuntu witwa Sabe nibyo yakoze ndaje mukubita inyundo murabizi reka ati no wabahaye raporo reka ati yabahaye raporo y'ibyamubayeho Sabe ngo bimeze gute wabahaye raporo ngero Sabe bimeze gute Sabe yaramugaye agenda mu kagari mujye mumenya ibyo mukina nabyo Imana dukorere irakora uwo murinda haba urwango afite mu mutima we uwo nguwo arabizi kandi you never sha Irene ntuzigera unduta kabisa you see kabisa you will prosper uzakonfirm abantu babwire urwango mwanyanze aho ngaho iwanyu aho ngaho i Kigali yo bro meze neza sana bro ngereka mbaho ku mutima reka mbaho umutima mvuge bro rero ugiye kuvuga muskera ase mani korenje kugukoma none bikaba birangiye ahubwo turimo duseka duhurije hamwe meta hano indi hano urumva free Palestine reka nkubaza ikibazo gikomeye cyane ari ikintu umuntu anabaje kanyikubaza kazungu ka boss arabaje nguri gucoma nagacoma amabere ya nyina gashino kanya iki gicucu cyora bura hano tuntu twinshi nyitegure yako kizabibona when time is coming igihe nikigera kuko bura cyankinishije kuva kera ariko bura uza abantu babagomese abantu bakoma arakuyora umunsi yagufatiye ahantu nibwo agukora ibintu ukabimenya niyo mpamvu ibyo byana nk'icyo ngo ni DJ Brian cyo rwose kiri ku kagozi we kiri ku kagozi nese Brian kirinde none ikintu gitangaje reka nyikubwira hari abantu bataza makuru batabize Sabe yicaye mu kagari abatari bizi mu bimenye none reka mbyemye mbivuge Sabe ari mu kagari nashaka ave abereke iki noneho naveyo ari mu kagari yicaye mu kagari kubera iki oye ni atamugara ndabona murimo kwandika none sa Dekati yaramugaye cyane ntago yamugaye n'uri ntago ari njye abaye raporo Sabe ibintu byamubayeho ni nk'ibyabaye kwifundano bitishoronge nuko ibyamubayeho ni nk'ibyabereye ishoronge unuvuga ngo akagare kakandi basunika niyo mpamvu ibintu byose mwakoze ibintu byose muryamiye muri showbiz yanyaho ngaho ibyinshi turabifite hano ibyo mwakoze abana mwagiye mukorera ibintu bibi turabifite rero wowe rwose yo hari abantu bari ku kagozi Melody none ngo arahageze byanyabyo wamwakira nigisha kigeyo reka ndebe ko cyatse request tugishyiraho ntusukukirisha kanye nasi reka ndebe ni cyake request niba ari ikintu cy'ikigabo ni cyake request se niba ari ikintu cy'ikigabo kigoryo gase ibyo gihakana ibyo tuvugana no kibihakana abanyarwanda bumva nago cyabikora umva ikintu gitangaje my guy abafana hari no babeshya umuntu bafana buretse hari igihe abafana babeshya umuntu bafana bakamuteza ibibazo bro inde uwo DJ Brian akora iki ariko baba bumva baturusha gukora amaopa mugabo we bombo youth bitwaza amadirido bombo clat ngo harya ajya avuga ngo bavuze ngo ko ari umutinganye ko ngo yambaranga ibipantaro ngo bya bombo youth this is the last warning nzongera kumva ahantu wamvuze either kereka numvuga neza kuko ibikorwa urabizi ibyo nagufashije ibyo nagukoreye byose urabizi ibikorwa byanjye niba wumva udashobora kuba urimo kudija ngo ukine ingoma zanjye ukiniza abandi bahanze ariko gato nushiko gato hakagira nk'umufana wawe unsitaraho woyo bombo y'ukina depa ubwo nagarimo kurengera reka mbe murekeye kuko aranzi none ugisenya
ingo, abo bantu cyasambanyaga ni ingo cyashenye bro. Urumva rero nagiye kubona umuntu arimo arisabishwa imbabazi aho ngo ndamureba ndavuga ni izi mbabazi urimo gusaba ndaziguha nkuko ne wazisabye ndaziguha haribi, ariko kandi niwongera gukoma rutenderi gato Kigali ntabwo uzongera kuyinyuramo. Nyamirambo rero tuyisezeraho, Kibaga bagura isezero urahita usanga umugabo South Africa. Uwo mugabo mwabyanya azahita musanga South Africa, kuko ubu ngubu ntabwo byakunda kwa bi Kigali, kuko murebye ibyo abakorera abana b'abakobwa nzanye video ze abafana be muramushuka. Nimukomeza narababwiye ngo Jihad ngiye kubanza mukubita inyundo nk'imwe yo mu rukiko mugira ngo ni imikino. Muramushuka nago mwabonye ibintu baba babitse by'umwanda bitanashinga. Uwo Brian ni gasopo yanyuma iyi ngiyi n'abagenzi be mwese. This is the last warning. Inyamirambo ntiwakongera kwanyura, nago Kibaga nta n'umuntu wakongera kugwikira akacyo kudija barimo kubona utinga abagore, babona urimo gutinga abagore babandi ugasenya ingo. Nta n'umuntu wakongera ibyo ngura DJ. Abafana be barimo baragushuka, abafana bawe ayiwe ndumva jonare kura. Bombo youth in a depan, bombo clat, bombo youth. Narabaretse big energy, big time. Ndabareka muragenda munyiniraho mwabijinga mwe numvise ngwire nari hano we kaboko yo. Narabaretse munyinira, ariko this is your take. This is my turn. Bombo clats. This is my turn. You should stop talking about Yago. You should stop everything. Yo, niba mudafite ikintu kiza mwamvuga. Yo. mureke gushuka abantu mubereye abafana. Uwo muntu ari ku kagozi arabizi. Uwo muntu ari ku kagozi, niyo mpamvu yavuye agahita titira ngo yewe ngo Yago ngo nukuri ngo mbabarira ngo numva buri gihe nguvuga ngo Briane ngo bombo clat bombo clat. You don't know. Light up the fire. You don't know. Narababwiye ngo Jihad ndaje mukubita inyundo. Bamwe baravuga ngo nimikino nkimubona umunsi wa mbere nase mvuga turi ikigoryi mu muziki wanjye, kandi uri umupromoter cyangwa mu blogger wa mbere uri hot. Tubwiza ukuri ni muziki muri 20 vuga umwaka wari nyuma 2023 sinibuka na drop in the Suejo 2022 hari muri 22. Wari umaze imyaka ingahe uri kuri YouTube? Nari maze imyaka 2. Imyaka uri kuri YouTube. Icyo gihe muri imyaka 2 abantu bose bambwiraga yuko uburyo ngo iyo baje mu kiganiro cyawe hakagira umuntu uvuga ngo izina Dekate tuvuga taga kumana ngo man ngabo bakahita simamu ngo mubavuga ngo gasegimeze unagakata. Nk'urugero rw'umuntu byabayeho nk'agakata. Njya amakuru yangiragaho. Oya nyine urugero rega ngiye mbashaka facts kuko my guy ngiye nago ndiryarya man. Ye ndimo kuryarya sindi ndyarya. Abanyarwanda nimba bemera umuntu utizigeze ubinjya ndyarya sindi ndyarya. Umva nkubwire rero, nanjye ndakubwiye ngo wambwiye abo bantu nkahita mbakatira hano live. Ngira abantu bakubwiye ngo iyo bazaga mu biganiro bakakuvuga ngo nakataga mudusegima twawe nibo cyaka bavuge hano. Ibintu byabaye navuga ati se umukoboye ndagaskegegere. Nubwo nanjye nyine urumva nese urumva. Ariko Yago Pondati mwandike murashaka kubaza ibihe bibazo. Amaze hafi umwaka ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Yavugaga ngo benshi ariko aribo bari hanze y'igihugu, ariko byaje kurangira nawe ari hanze y'igihugu. So hari ibibazo byinshi mushaka kumubaza, ndagira ngo mubyandikaho hasi ubundi noneho tuze 5 kuri 5. 5 kuri 5. 5 twongere tujye gute 5 kuri 5. Yo ibibazo mubyandike.
ngo 1k less than 50 seconds ngo bro bamwita babalao murabizi ni papa w'ibi bintu hari umuntu ngo utungwe yuko ngo tugize ngo abana 1200 nimba ari n'ijana ngo mu masegonda 50 ibi ni ibintu byateganyijwe cyane. So ibibazo byose mu biteguri tugiye gushyira akadomo ku bintu byose amatiku ibyayibuzwe byose. Njye navugiye ngo nta na kimwe tugomba gusiga inyuma. Nimba tugera ivu byose bigomba kujya hanze. Abanyarwanda bamenye wagwana. Buravuga ati kabisa ibintu ni tayari. Okay, twagiye siko bimeze. Mfite iminota 5 nkahita mbazanira umusore.